Musi tujya gukomeza n'igice cya 24 aho twari turi twasize nanone nazi yaramaze guhamagara ahita abwira akagakobwa ati yewe imeze bitatu ni sawa atumva nkubwiriro turi kuza kubareba ati muje kutureba nande ati ngiye na meti tuje kugusura ibyo dushaka ko tuganira nuko nguko dutangiye muri umuryango uyavuga ati nyamara ibintu bimaze kugaragara uko twebwe tutabitekerezaga aba baravuga ati nibikise kandi aravuga ati umuhungu wanjye ngiye namaze kwa namuhana ndetse kandi ibyo mwaro arugo bimeze neza mwishaka ko mwagaragaza ko mwaro urugo rwacu harimo ikibazo yaravuga ati iwanyu harimo ikibazo kuko twebwe ubwo twagiye kureba umwana wacu nazi ejo mu ijoro ryashize twasanze nazi bitameze neza ati kubera iki ati ibaze ko nazi twagiye tugasanga ameze nk'umuntu uri muri gereza ese mu rugo rwanyu ntabwo babemereye kugenda uyu nguyu ni wa mukobwa wazigiye washakiye muri uru rugo ibyo byose ndagenda mbibibutsa ariko uyu we kubera ko afite yosherenya nyine akavuga ati rata nabirenze birashoboka ko ari nko kurinda umutekano w'umwana nabyo ibyo bintu nawe wabimenya afite umuhungu yagiriye crash ageza kuri no ahita huru yungwera ngo ati ariko ibyo nakubwiye urukubikurikiza cyangwa ubundi ugira ubwenge nakubwiye ko ibi bintu byose ugomba kubyitaho none ndi kubona ingaruka zitangiye kuza ni gute numvishe amakuru numvishe ashobora kuba ariyo niyo cyangwa ntago ariyo wiravuga ati byabayeho ko papa wawe ko yaza gusura iwacu mu buryo butunguranye ariko nanjye ntago bigeze banteguza bahise bamamagara bambwira ko papa wanyu ari wacu urumva rero amakuru nanjye ntago ninyafite sinende ahita amenye bijya mbere ngo nibiki ati nanjye naruhari nabigize mu ati gomba ucukumbure umenye neza impamvu papa wanjye yaje iwanyu bimeze bite ese muri urugo ubundi bazi ko nyina w'uyu mukobwa kare wakundanaga na se sinzi nimba babizi ariko kuko barikira abana ubwo nyine ntago babimenya n'uyu mukobwa abona nawe ubwo atabizi nyine ko nyina akundanaga na sebuje bahita twereka kuno nuza kadireje gukusanya maniga ati yo maniga yanjye mureba gaseri ndi kubakorera ubundi kitwa Bon Appetit yo Majesty kari guca kuri filime mvugo mujye kukareba ubundi murasanga kanditseho ngo Royal Dish mujye kuri iyo channel murabona udusobanura agasobanuye gashya nabahaye no kuri muri comment nagapininze mukare muri comment iyo link murabonamo niyo nagashizemo uhita zakunambwa ati mwana baniga banje ati ntacyo nabima ati mani wo ati meze bite ati gihe cyose uzajya kwitabaza tuzatura duhare ubundi barabaniga bari banda ati ndabibabwira nyuma bazana kutwara bazana twa mu gitondo utuntu tw'udutungangegera nyine twa snacks twanye baraza bari kwirira barakomeza aravuga ati mani gusa twari tunejejwe no kwa twagufasha ku kanya hari imodoka zizize ziramezemera ngo zibazengurutse zizaparika ku ruhande uyu aravuga ati Kadiri abasabo baje kureba nanone hatavuye muzehe ziki uyu muzehe nta mikino agira yakuriye imihanda yabaye ibandi n'ubu ngubu baracyasaze mu bandi do uva mu muhanda ngo nukuvamo njya mbona na wa mudije w'umukobwa w'inaha nawe mujya mbona kimihanda byaranze kabisa hakuno aravuga ati musore ati nje kwa navugana nawe yaravuga mureba ati ushaka ko tuvugana ibikise kandi bidatabuje aravuga ati ngwino hano duciyo kugira mwereke ko nta kibazo aramanza aca mu bagabo be nyine babicamo hagati kugira mwereke ko nta kibazo bano barara bafite n'ibyuma bahita banakubaga ku kanya direct dore sasa rukuntu nyine boss aba kwizera akakugira nk'umuntu we ukabona ahubwo usiga ubyimba kurusha boss dore iki kigero ukuntu kiba kireba aba babanda ati mwabyana mwe dukuntu kiba kibareba nyine kandi ubwo nuko kigenda getse amafaranga ya boss nuko uyeza ku ruhande avuga ati umva munyakuba ubu urabizi ko nge nawe nta kigano tujye tugerana kizima nimbuje kongera kumbwira ngo ngiyewe ngo mbumwunganizi wawe nge ndaririnda kira kinamba cy'umwuzukuru wawe yaguze ibyo byibagirwa nakubye ko nge nakoze kuva hasi kugera aho negejeje aka kanya rero ntago niteguye guhita nza gukora umuntu wari wese uyu musaza aramubwira ati wibyumva nabi wa musore we ati hubwo ibi byose ndi kuguhereza amahirwe aya mahirwe ngiye kuguhereza ni opportunities utazigera usanga handi hantu kuko ngiyewe sinigeze mbona ayo mahirwe ese amahirwe komeza kwatera inyoni batwereka kuri no uyu nguyu avuga si hugi imbere nyine si weho wamuhamagaye umubwira ko uje se uyaramushora ariko no kugira ikizere gikera ko manga ngo akagurye kanda kunzogera nkuru urakomanga guki ibyo bibaho akanda kunzogera bahita babumva baraza barafungurira uyaravuga ati Angela ati urabibona nazi yaragukumbuye yarashaka kuza kukureba ati mwaramutse mutesi baravuga ati nta kibazo uyaravuga ati none se ni igihano turimo urakomeza kutugumisha hanzera cyangwa iwanyu nta karibu tuba dufite aravuga ati nshaka kuza kukureba hari cyari kinzanye ati nta karibu aravuga ati nta kibazo rwose muhawe karibu iwacu nuko uyarabireba ariko ukabona ko bombi hari ukuntu bari kureba n'ukuntu aramubwira ati okay atumva ndabona inkweto zo mu nzu utazifite ibi nibyo ibikweto ni ibya kera nka za kamambiri twambaraga kera batuzana kuri no mu muryango abandi bahita babona mu muryango wo kwa wamuze Atifu baragarutse nanone haje umwuzukuru wiwe wo kwa Atifu ari we nazi urumva babona yakunino uyaravuga ati mutubabare gato nimba namwe muje kudusura nkuko sogokuru wawe yaje yakunino cyangwa se wa mukuru umuryango iwanyu muri wa muryango nkuko bari baje kudusura mbere turagera tubabwize ukuri kijya mbere hakuno muri uru rugo uriya muhungu Kadiri nimba ari we namwe muje kutubaza nkuko sogokuru wawe yaje excuse me
nko sogokuru yaje kumutubaza uribeshya aka kana azi kumenaguka kare kazi ko sogokuru ageza kuri no aravuga ati sogokuru ageza kuri no ati rero yaje ari kutubaza uriya muhungu kandi ibyo twamubwiye n'ubundi namwe nibyo twabasubiriramo uriya muhungu Kadiri twaramurebye dusanga ntari birye dusanga n'umuntu utarigeze ujya mu magereza buriya kubura uri wo ku muhanda ugakurira ku muhanda utarigeze ufungwaho na gato icyo ni igitangaza nta n'ikigo ngororamuco wari wajyamo ngo ugeze Kabuga ugeze Nyabishongo n'ahandi iyo mu burasirazuba sinzi uko njye numva bahita za Nyamagabe zahe warakuri ku muhanda ibyo biba bigoranye cyane yaravuga ati rero nyuma yo gusanga nta n'ikigo yigeze ajyamo muri bino bigo by'amarihabu biraho byato nato cy'inzererezi ni kigaragaza ko uyu muhungu ko yitwararitse cyane aravuga ati meti ati nawe tugwaye karibu nuko yaravuga ati nta kibazo nuko baravuga ati meti ati naze hita bavugira ati meti nta kibazo waba basanze mukamuganira nanjye ngasigara ndi kuganira na Angela nuko bamuhereza karibu mu gikoni ngo bajye kwa bagana ngo hariyo nakandi gasaro yaravuga ati tugutekera icyayi hano cyo dufite icyayi kiva mu Rwanda uza ahantu bita ku Gisenyi kuri Pfunda kira cyayi cyapfunda ati hako bura Ruganda nta kintu rwameneramo bakabimenya se ko ndi nuwaho hakuno kuri ruhande uyahiteza ku ruhande avuga ati okay reka tugutekera icyayi meti ibyo ntacyo bimvaga bimubweto nuko uyu nguyu batwereka naze kumbwira ati okay ndabizi none reka ndase ku ntego ndabizi nkuko wabimbwiye koko ntabwo nigeze mba nkubera inyangamugayo impamvu naze ari kuvuga amagambo nimubitindeho ahubwo nuko nazi abatayi kubyibuka neza mukanyaganagana se gukura akambwira ati ngewe umukozi wanjye nzi kumusemba bazinzi gucisha bugufi kuko mba nzi akamara mfiti wowe wakubitaga n'umukozi amakuru yose twari tuyafite uratekereza ari gute umukozi utamubera ikibazo none uyereko ati kuba ndi ikibazo kuri wowe ibyo ngibyo ndabyumva sinigeze nangufata neza nagufashe mu buryo budakwiye sinamenye agaciro kawe ariko basi iki nicyo gihe ngo nkosora amakosa nakoze ndetse no kuba narabaye ikibazo kuri wowe bimingibi nago bizongera uyarambwira ati oya hariko nakubwiye kungura ikibazo kuri ngewe nabikubwiye kuko nari ndakaye nshaka kwigendera uyaravuga ati ibyo nari mbizi none se narikoza hano ntazi ko ntari ikibazo kuri wowe n'ubundi nembizi ko nta ikibazo kuri wowe anambwira ati kandi ikindi umwanzuro nawe ufashe arambwira ati aho yabana birani ibyato na hato ndagira ukurikire wumve aba ngaba ntabwo tuzi ikibazanye uyu wari kuvuga ngaje kumubwira ngo rwose nje kugusemba abazinga ariko ugaruke twongere tube turabana ariko se bura niyo gahunda bafite urambwira ati ibyabaye nyine ndabyumva na makosa narakosheje kandi niteguye kuyakosora ibyo ngibyo ndabyemera buri muntu arakosa ntago ndi ntunganirwa ndabyemera igihe najyaga mbanuza ivo kwini cyangwa se nkabaye nyirakibi yagene ko babyita se kibi nyirakibi uko nguko nyine mbega nkakubera umuntu mubi cyane nkabona gutura umujinya wose naba mfite simenya agaciro kawe niteguye kubikosora ariko nugaruka tukabana uyiravuga atari kimwanzuro narawufashe ati rero ndagira ngo uyu naza aramubwira ati nimba arafashe umwanzuro nyine ndagira ngo uhindure umwanzuro uze kuba mu rugo uyiravuga ati none se Kadiri muzamwumvisha gute ko ntagomba gukora ubukwe cyangwa se koko nabana nawe ndi gukora iwanyu aravuga Kadiri ibyo biturekera ati Kadiri ubu ngubu turi kubwana atanye gukorana na sogokuru kuko ubu ngubu sogokuru yamaze kumugira nk'ari umwe mu muryango wacu uyiravuga ati ibyo ngibyo ntago nabyumva Kadiri zikagoranye cyane ati Kadiri si koko urishuwa yaje mu muryango w'iwanyu cyangwa se sogokuru yabyemeje ko amugize umuntu w'iwanyu atego rwose yabitubwiye Kadiri agiye kumufata nk'umwana we guhera uyu munsi ati rero turabyumva neza ko sogokuru icyo azasaba Kadiri ntago yacyanga rero uzakomeza ube mu rugo Kadiri nibayimusaba ntago azabyanga uyiravuga ati urabyumva gute se kandi karamuseka nyine nakagoryi kacu uyiravuga ati none ngogira icyo ubitekerezaho ese uraza guhindura umwanzuro cyangwa urakomeza kudufungana umutwe ibyo byawe bya hato na hato mureba ko gasiri ndi kubabwira kitwa Bon Appetit Your Majesty ubundi mujye kuri tubica nandika muri YouTube ngo filime mvugo nushaka kubyarike mu Kinyarwanda birahita biziyo channel uhita ureba ko gasiri gashya turi kunyuzaho nuko uyahita zaruvuga ati okay ibyo ndi kubyumva atariko nanone ikintu cyora kwa nakubwira ati ndi kukubwira ko aka kanya ko ibintu byose twiteguye ko twabikemura ngi nawe nta makimbirane tuzongera kugirana ikindi cya kabiri kirenzeho ibintu sogokora agiye kwishyira ku murongo nicyo gihe rero ngo utangire uzi wacu ndetse nimba ari n'ubukwe nemeye kuzagushingira ariko uzakomeza ukora iwacu ati koko sibyo wabyemera ati yego rwose ndemera ushaka umugabo ariko nyine uhite ukomeza kuza kubi wacu uyiravuga ati ibyo ngibyo bishobora kuba bikomeye bisabwa kubivugana Kadiri haravuga tuye nta kintu cyo kubwira Kadiri ahita hamagara Mete aravuga ati Mete ngwino hano ati uziko nge na Mete dusige tunatungana buri munsi kwera ko utabuhari Mete aravuga ati barampamagaye rero ati turabyumvishe baraguhamagaye ahita aguruka ngo ajye kureba icyo abagore bari kumushakira cyane ko bose ari n'abagore nako umwe nawe mugore uyagiye kumviriza aravuga ati wakigurgiwe ntabwo wabuze ngo bashaka umwanya ari bonyine ujya kubumviriza yaravuga ati mva rero ati nyuma y'ibyabaye byose maze kubwira uyu mukobwa ukuri ko kuva wava mu rugo dusige dutongana buri kantu kose mvuze uhita unshihura rero ndagira ngo uyu mukobwa nawe musemba bazi kubw'amakosa runaka
ashobora kuba aramukoreye tukaba tutabizi, musaba imbabazi ati mugomba kwiyunga. Uyu agitangira kumubwira amanota cyangwa se imini kumubwaho amakondisiyo, ahita abona Ozan arahamagaye. Abatari kwibuka Ozan ni wa muhungu wari ugiye gucikana Angela ku kibuga cy'indege, bikarangira rero we kumubwira ati kiguryi we twagutumye kwiga hanze ntabwo twe tuzi kuza ikigoryi gucya. Uyu niwe Ozan uguhamagara nazi mba ne kugira ngende ndabibutse kuko ari igihe nyuza musi nyibahereze. Nuko uyu ngaravuga ati mugize amahirwe sha atari ko nsange mwiyunze nge Ozan arahamagaye, kigoryi nari nagihamagaye sinakibona, nsange mwiyunze kandi ntumubabaza. Ahita ajya hanze kwitaba telefone, ahita avuga ati Ozan bimeze bite? Ati umva Angela nago nazi nago nakwizera ko yaba ari wowe nasanze wamamagaye. Ati kubera iki? Ati nyine nasanzemo message call yawe mise nguhamagara. Uyu aravuga ati fora rero amahirwe, urashaka ko ngo amahirwe ya kabiri nkakubabarira icyaha nkoreye? Icyaha naze ari kuvuga uyu muhungu wose yamukoreye ngo nuko aragiye kumutwarira umukozi ngakamucikisha ngo kandi ngo yarajyaga amufashe nyine akamwereza amafaranga ari muri Amerika mu Bwongereza he na he hose. Ngibyo no kugaragaza kari ndashima. Ati nimba ushaka ko naguhereza andi mahirwe tukongera tukaba inshuti nk'umuntu wazajya witabaza akagakobwa rukuntu kakoreshaga amafaranga kayasesagura nyine kayohereza abo kabonye bose ibintu nk'ibyo nyine. None nawe nurakari mu bo kasesaguraga amafaranga kamwereza amafaranga nyine ni nkamubyara we cyangwa se n'umuntu we wa hafi mu byo muryango. Aravuga ati aya mahirwe ngiye kwaguhereza. Ati urayashaka? Umuhusura ati felicitation ugiye gukora ubukwe ugiye gushaka. Uyarumirwa ati ngese nkora ubukwe nande ko nta muntu dukundana ko na fiance mfite? Tugarukira kuri nuko uyu aravuga ati nimba ushaka kuntonganya winukira hano. Umusore aravuga ati nge nta gahunda mfite yo gutongana nawe, dutongana ngo hapfuye iki? Hapfuye nde byagenze bite? Aravuga ati huya naje kugusobanukirwa, wiho urahantu ugomba ko buri nyine nkuko na mbere wari wabyiyemereye. Umukobwa turashaka kuvuga iki? Ati ndigushaka kuvuga ko wiho wowe wakuze kuva mu bwana bwawe bagufata nk'umuyaya. Mumbabarire niyambure nari nshyuhiranye. Ati wakuze bagufata nk'umuyaya. Ati none wabonye umuhungu ugiye kuzajya ate nagufata nk'umuyayi cyangwa se nk'umucakara we nk'umukozi rwesa amadongo ntegera mbi marika ryasi. None ni ugiye gusanga nyine ukunda babandi baba gutegeka ngumva ngwino muko ngwino muravuze ngo iki isane kutayogeje kuri ibintu nk'ibyo nyine bagutegeka. Ati rero nukubona maze kumenya ko ari yo si yawe cyangwa se ubuzima bwawe ushaka kubamo ndinde wo kuguhindura ubwo buzima. Ati okay ukomeze ubuzima bwawe wahisemo kubamo nge nta kibazo ibyo bimfiteho. Ati hubwo nditsinde mabona rwanaga urugamba rwawe. Ati n'ikindi nakubwira ndetse kuba twaragerageje kwitambikira ngo tuhanane uburenganzira bwawe ibyo ni ibintu bikureba ni twe twakoze amakosa ahubwo abari twebwe babarira. Ngiyewe amahitamo yawe nta kibazo, nubwo wakora ubukwe nta kibazo, ibi byose ni kubikora ku bwasheri wanjye. Ahita kongeramo ko gasheri ke ngo ku bwasheri wanjye nde ku bwasheri wanjye nazi. Uyaramureba ariko nanone gereba ukuntu uyu musore kujye wakarangarira amaso y'umusore iminwa y'umusore bikine cyo byose naze yinjira ati mwiyunze. Uyahita itangura ngo ati usanze Angela ne maze kumusaba imbabazi ndetse yanyemereye ko nta kibazo nge nawe dufitanye. Biravuga ati Angela none reka nkubaze uyu ariko ukabone yarakaye nyine yikundiye umuhungu byasaze buri abakobwa buri igitsina mujye muri bundi nanjye narinzi bite nabo nahuye nabo numvaga ko abakobwa ari abahemu yego nyine hafi ya bose ariko nawe none ntiwamurenganya. Umukobwa uramumukira uri umwe agahemukira abandi basore nk'ijana ko ati cye ibihungu nawe menye umuhungu ni inyana y'imbwa umuhungu ni umwana wundi ariko nta bakobwa iyo bagukunze bayagukunze. Uyarangije aravuga ati okay ngenda byumva. Ati naguhereza igisubizo cyiwe. Ati tumaze kwiganiraho. Ati umwanzuro wo dutegereje ko rafatwa na Angela nimba arakomeza kuza agakora iwacu tukazamushyigikira no mu bukwe bwiwe twe nta kibazo. Angela umvishe bemeye ko yaza agakora bakamushyigikira no mu bukwe agakora ubukwe ariko amarira akizenga mu maso kuko yikundiriye umugabo kandi akaba yarashatse ubu ni umugabo wa nyirabuja. Aravuga ati none se urabyumva gute uremera uze tujyane? Aravuga ati yego rwose nimba muzi ko kadiri murabimubwira cyangwa se uko sogokuru arabisaba kadiri nanjye ndemeye ndaje tujyane ndaje dukomeze gukorana. Naza ahita yishima atahaha nibi rero navugaga. Nuko aravuga ati bahita twereka hano uyu mugabo ari kuvuga ati wa mwana wawe mahirwe ni kuguhereza kuki bundi umuntu ndi kuguha amahirwe nk'aya ngaya ntubyemere? Urabizi ko iyi mihanda itagitanga amahirwe. Ntabwo abantu twakuri ku muhanda abantu twakuri ku muhanda ntabwo tujye tubona ukuntu isi duhereza amahirwe. Nawe nimba arakuri ku muhanda ukuri akagasobanuye andikamo umubare 7. Nimba uzi ko wabaye mu buzima bumeze nk'imihanda muri comment andikamo umubare 7. Nuko arangije aravuga ati okay ariko sawa mugabo we impamvu uri kumaye amahirwe ni iyi izo ni impuwe. Uyu musaza aravuga ati kuki utari kwemera ibi ufande kuguhereza wa mwana we? Ati amahirwe aze rimwe mu buzima ndagira ngo dukorane business y'ibinamba kuko wowe namaze kubona ko uzi ibintu by'ibinamba buri kinamba ushaka muri umujyi nakigura. Buriya nimukazanye muvuga ngo harangwa hari kinamba
utazajya ubona ngo hari ikinamba gusa. Akenshi ahantu haba hari ikinamba, akenshi nyine akenshi iyo hatari garage haba hari na alimentation cyangwa hari intuza station. Urumva ni nkuko we azajya kontora ibinamba, uyu umwana azajya gumana ibinamba, uyu musaza yinvestingamo amafaranga cyangwa mushiremo amafaranga bubake nka alimentation kuri ibyo binamba n'ibindi bintu nk'amagaraje cyangwa se bashinge nk'amastation y'ama essence. Uyu mbye kuvuga ati rero nge nagushiramo amafaranga tukagura ibinamba byinshi cyane ndetse ukanabimanaginga. Ibyo ngibyo nakwemera kubigukorera. Uyu aravuga ati none se ngewe impamvu ntari kumva ibyo byose ni ukuri kubimereza, kandi twe turabizi ko iyi mihanda cyangwa se kuri ubuzima tubayemo nta kintu cy'ubuntu kibaho. None ni gute uri gushaka kumereza ayo mahirwe yose? None se numara kumereza amahirwe ngewe nzakwitura iki? Cyangwa se nge niye nyungu urabunshakamo cyangwa nge wewe uzungukira he? Wowe numara kunshuramo ayo mafaranga uzungukira he? Uyu aramubwira ati okay, ndabyumva koko uri w'imihanda koko nta by'ubuntu bibaho, atariko nanone impamvu bino byose ndi kwikubwira kugira ngo nguhereze amahirwe, kuko nanjye sinigeze mbona umuntu wampaye amahirwe mu buto bwanjye. Uzajya tuzumvikana pourcentage, uzajya ufata pourcentage nanjye ngire, cyangwa se urugero nimba mwinjije 100,000 ukavuga ati nituzatwinjiza uruwende ugero ku mafaranga twinjije katuyabari nk'ari mbega nk'ari kwijana, wowe uzajya urafata wenda 30% y'ibyinjiye. Ibyo nibyo bita ama pourcentage. Nimba yinjiye 100,000 wazajya afata 30, ubintu nk'ibyo nyine, kuko ari washema amafaranga azajya afata 70. Anabwo turabyumva gute? Urabona tuguze ibinamba byinshi cyane wakunguka cyane kuruta iki kinamba kimwe ushikamirijeho cyo kuvuga ngo umwana wanjye ngo umuzi kurangira kiguze nacyo nemeye kukigwa cyo ukagisubirana kikabi cyawe. Uyu yanga kubyizera aravuga ati oya ntago ibindi kubyumva muze nta by'ubuntu bibaho. Ati birashoka ko hari ikindi kintu ushira kunshaka nkaba narakimenya ngo warwana we ndi kuguhereza amahirwe nk'ayanga ukumva ko hari izindi nyungu gufiteho mufite izihe nyungu? None se uri iki cyatuma wenda nkushaka kuba navuga ngo wenda ngo ari izindi nyungu ngamije? Ati ndi kuguhereza amahirwe nyuma ko nabonye ukuntu muzi kurangira ishatse gukandagira ubuzima bwawe. Ibi ngibi nanjye byarambabaje, ndi ku muhanda arabakandagira ubuzima bwanjye mbone ntihasi ibirenge byabo, kandi sinifuza kuzaba nk'uwo muntu. Nyuma y'ibyo wanyeretse kuri umugabo wakoze ukagira ibyo wigizaho n'ubundi business zanjye nanjye si urukundo rwinshi ngukunze, uramutse uje tugakorana nahita mbona ko zatera imbere nk'uko nibyo byateye imbere ntibiferinge. Urumva ko utantenguha nanjye rero, kuko uwo mwanya ntakiufite mu myaka mfite wo kwirirwa ndi gucunga izo business nzenguruka, wehe ibyo bimfashamo ukunguka nanjye nkunguka. Ibyo ngibyo ntago byumva. Uyu musaza ahita akomeza arambwira ati kandi ikindi kugira nkubwire ndagira nkubwire ko ndagira nkubwira ibijyanye na Angela. Aravuga ati muze ibijyanye na Angela byo buretse kubivuga. Aravuga ati oya, ati Angela tugomba kuba twamuvugaho. Angela uriya mukobwa w'umukazana wanjye mwaruha rugo, uriya mukobwa mbega nazi ameze nkaho yakuranye na Angela, ndetse mbibutse nazi yaje gutakambira uyu musaza ati uzamfashe kadiri ndakwinginze. None umuzehe nako kanahise kongeraho ati ndetse nazi ameze nkaho yakuranye na Angela. Ibi ngibi uyu batandukanyije ubu meze nkaho ubaye umwanzi wabariye abantu bose, ndetse na mate barakuranye uko bose ari batatu. Aravuga ati none se ubwo uragira ngo numve offers umwana wawe njye kumukoza? Aravuga ati wowe reka dushaking hand ubundi twemere ko dukoranyemo na nijoro uze kuzana na Angela, ibyo byose turaza kubiganiraho, ariko twe nta kibazo dufitanye. Nimba ushaka koko gukomeza kuba inshuti yacu Angela umureke komeze gukora hariya, nushake nubwo waba umunsi umwe ariko naza akazajya mubona nta kibazo. Umva ukuntu muzehe mubwiye ngo nubwo waba umunsi umwe nta kibazo. Uyu aravuga ati ndaza kuba namubwira Angela nze tuze dusangire nk'uko dutumiye. Ati nijoro mugomba kuza tugasangira, kandi ikindi ntuzagira ikibazo, uramwuzukuru wanjye mate nagazongera kukubera ikibazo. Ibyo ngibyo byose namaze kubikemura nagazongera kukubera ikibazo. Uyu arabyumva no katazongera kumubera ikibazo. Arambwira ati kandi ikindi ubwo uyu munsi ngiye kuzagenda gufata nawe nk'umwuzukuru wanjye cyangwa se nk'umwana wanjye, kuko tugiye gukorana, abakorana ugomba kuba bizeranye. Aravuga ati ikindi nakubwira mwana ntuzagerageze na rimwe mu buzima bwawe ngo ugiye gutandukanya nazi burundu na Angela, kuko biriya bintu bishobora kuzagusenyera. Sinzi umubano babanye, uwo mubano babanye ngo umeze ute? Ibyo nanjye nibyo byancanze mu gihe utarabamenye cyangwa se utarabivumbura, uretse guhita wihutira kubikontorora utaragera mu kibuga. Mbega muri make ntukazajye usanga abantu bafite imyemerere n'amahame runaka, cyangwa umuntu urugero w'umupagani ngo uhite ngo ngumva ngo ubwo buraya bwawe ngo ubwo bujura bwawe ngo oya, jya ubanze nyine umanze umurebe ibyo akora kwiyumvemo, ujye urumugira inama gake cyo ugenda ugacomekamo, nibwo agenda ahinduka. Guhita ufata umuntu ngo va mu bujura cyangwa va mu buraya ngo oya, ibyo ngibyo ntabwo aba ari byo. Ni umwanzuro buriya kenshi umuntu yihitiramo ngo va ku itabi ngo va ku rumogi, oya birabituruka kure, ni umwanzuro uva kure. Wowe ni akantu ugenda ucomekamo gake guhita umwereka n'ingaruka, ukigaruka ukamera nk'aho umushyigikiye, nawe hari ukuntu yicara akitekerezaho. Umusaza yahise yisubirirayo
ahita twereka ku ruhande uyu nguyu ariko ati mama ati nyine ibyabaye nuko nguko byabaye ati kandi ikindi sinzi ati no si ayo makuru ni yaguye ati mwana wanjye hari ikintu ukumisha ko papa wawe yagiye gushaka amakuru ati mama ni ukuri nta kintu ndi kuguhisha pe sinzi uyu aravuga ati ariko reka mbabwire ati uwo musore n'ubundi erega muba mumurenganye ndabizi muba muri kumuziza amakosa ngo yaragiye gutoroka na Angela ibyo ngibyo byarabaye byararangiye kandi Angela ni ubwe wari ubifitemo uruhare papa we wari wagiye gushaka amakuru ahita ati iyo nyana yimbwa irihe ndakwica wa nyana yimbwa we iyi ngegere yimaye bobo mbiwa nzererezi bati ndakoza kukwica ni gute twarakohereje mu Burayi cyangwa se sorry ni gute twakohereje mu Bwongereza ukatubwira kuri kwiga kumbe warigiraga mu Rusimbi wari waragiye gukina kadege ari umukino ngo waje bitanga kadege kawina ngo nibyo yari yarajemo ati nago nabyumva ukuntu wamuginga amafaranga yose wagiye ukayapfusha ubusa nabandi baraza baravuga ati byagenze bitetse ati ingegera mwakumva ukuntu nayihaye amafaranga yo kwishura ishuri cyangwa se minervari ikagenda ikabetinga arija de poche cyangwa se pocket money ingegera yagendaga byose ikajya kuya betinga none ngo yabuze ukuntu ati umugabo wanjye uhafite umwana w'umukobwa uwo mwana w'umukobwa amubwiye ko iki kigo kijya ku ishuri ndetse ngo amaze igihe cyose atajya ku ishuri yaravuga ati mureke nicimwe inzererezi ati wambwa wenda kwica ozani kumbe mutazajya mugira ngo kugaruka ngo hano ngo byaro rukumbuzi yari yashiriwe akadege karamucyuye asigaranye itike burana bwagurishije udukoresho two mu nzu yaravuga ati reka gutanyicira umwana ariko reka basi n'umwana yisobanuka tuma umwanya yisobanure aba baravuga ati noneho uru rugo rumeze rute batwereka ko nabwo ati inzererezi ntabwo igomba ko nafite na jambo ryo kuvuga ariko ozani birangira avuze ati icyo gihembwe nuko ntari imeze neza birangira nkivuyemo ariko nemfite gahunda gukomeza kwiga tugurike kwa muzehe aho bari kumupima bya bindi bye by'imivuduko uyu ngo yahiteze ati papa nago nabyemera ati biki ati nago nabyemera numvishe ngo kadiri ngo nanjye baraza kuri no aravuga ati byose ari ikibazo kirimo aravuga ati kadiri ubu ngubu n'umwe muri twebwe baravuga ati kadiri si koko nuko uyu mukobwa aravuga ati none dore banyimye n'uruhushya rwo gusohoka ngo kubera uyu munsi turasanye na kadiri ati ibyo ngibi ntabwo nabyizera aravuga ati papa ibi ngibi nawe warengereye kujya gusangira n'ikirara nka kiri inzerezi nkiriya aravuga ati naho so we yahoze ari iki ko turira ku meza imwe buriya uba wanennye aravuga ati oya ntabwo aribyo nari nshaka guha papa witekereza ibindi aravuga ati ubu byose uruguhana meti si meti nawe ahita agera ari kumwe na Angela ari kumwe na Nazi nuko bahita twereka cya kirara kiri hakuno cyaje kureba Angela avuga ati tugomba kujya nariya muzehe zigi namwemereye aravuga ati none se zigi wamwemereye ati yego rwose namwemereye nyine yambwiye ko tugomba kujya gusangira ndetse yemeye kunshiramo n'amafaranga menshi cyane ngo kugira ngo mwemerere ngo tujye gusangira nyine ngashaka mbega n'ibindi byatonata avuga ati ngashaka ko dukorana business reka mbere yo kugira ngo mwemerere ko dukorana biraza guterwa n'ukuntu iri joro araza kwitwara hari iwabo niyitwara nabi ndahita mukatira nago ndemera gukorana nawe turete twikora ibintu byacu by'ubukwe nta kindi kintu turaza kwitaho uyiravuga ati ariko se kiko nikuga kugenda nawe nkumva nyine nago bishaka uyu mukobwa ntago ari proud yo nyine kuko ntago ari amwiyumvamo ntago amukunda afite uwo yikundira nyine buriya sha biragoye kugira ngo ukomfata umutima w'umugore mwarashakanye atagukunda bitwara igihe tu mwana byarana atagukunda babiri batatu ariko bitwara igihe wenda sinzi nimba bipfa kubaho uyu nguyu aravuga ati okay ibyo ngibyo byose ntabwo wamenyesheje aravuga ati nanjye banazi baje kuri no kumpropose ko nasubira gukorera iri iwabo nabyemeye kadira rita mu gutwi ati wabyemeye ati none ntabyemera urumva nenda bakanira ati wabyemeye bite se kandi avuga ati none se wowe wahuye na muzehe iminsi ibiri watangiye kumwizera muri couple days watangiye kumwizera none ubu ngubu urukumva ngiye baratwabanye mu buto bwanjye atari ngombwa ko nahita mbizera ibi ngibi ntabwo nabyemera ko rukumbwira gutya ati nturukumbwira amagambo umukobwa we ati ibi ngibi wari ugomba kuzukambaza tukabyigaho tukabiganiraho Angela avuga ati wowe urukwemera muzehe se ko turajyana gusangira bya nimugoroba wigeze ubiganiyeho nawe aravuga ati ariko nyine muzehe nukuzi ko none ukumuhakanira bigoranye nawe ari kuramuzi ura muzehe aravuga ati okay itegure neza nanjye ndagiye njye kwambara ubwo ndaje turebe ibyari byo batwereka umusore wo kumuterera agashati niwe ari guhanagura agutera agasiraje mama avuga ati mama ura musaza rigashaka ko dukorana kadiri tayari kwitegura agiye kwa muzehe zigi bagiye gusangira iri joro ati ura musaza ariko wa mwana iyo wireka nanjye tukajyana ati oya mama nuko nawe atageza kubwira ko twajyana ati niyo mpamvu atari ko byari kuba byiza ujyana nanjye atari kuri musaza ndikumva hagati yawe n'ura musaza cyangwa se hagati yawe n'ura muryango harimo ikintu umutima wanjye uri kuvuga ngo pi nyine umutima ngo uruguteraguza ngo wabona harimo ikintu kitameze neza buriya abantu muzanye mwitondera abagore kuri sixième sanse y'igihango cy'abana babo cyangwa se yibiza bishobora kuba ku bana babo abagore iyo sanse barayizi neza cyane cyangwa se barayigira cyane biravuga ati mama humura nta kintu bana gishobora kumbaho ngiwe ndi mukuru urabona ko uramugabariga impamvu yankunze rega ndi umunyabwenge baze ko kira
cyuzukuru cye cyari cyaguze ikinamba cyanjye yahise ansubiza ikinamba agahita uvuga kiriya cyuzukuru ni n'ikigoryi ati baze ko yabura abonye ruhunga ari nk'urunebwe ruri aho ngaho ati rero ngiye yiyambaje kugira ngo ndukore business zabo kubera iki se mama nuko ndi imihanda kubera iki se mama nuko ari nge wizamuye kubera iki se mama kuko ndenze kubera iki se mama kuko nitwa kadiri nyine imihanda iranze aravuga ati wa mwana uko nguko uri kwikina ukishimagiza bitandukanye n'isi twe tubamo y'ukuri ujye witondera abasaza kubona umusaza yakwemera ufite amafaranga aruhiye kuva mu buto bwe ngaje kuyagushoramo ayo mafaranga ujye yitondera nta abasaza ne bajya apfa kurekura amafaranga kandi burabira bigo by'ibikire byinshi ushobora kumwambura nk'ibihumbi 10 cyangwa se ugatinda ukabona arakunize ukabona umukire arakunize sinzi impamvu abakire buriya ujye ureba cyane cyane abakire mana yanjye kwifaranga umukire yakuniga pe yakwicisha abakire kandi ukabona umukene yarafite ibihumbi 100 imbere n'inyuma nk'aba bantu babatubuzi nyine arajera mutuburira bimuriye ukabona nta birenze nyine ukabona wapi yabyakiriye nyine ariko umukire ku bihumbi 100 umukire yakuniga ukibaza ibyo ari byo yari indange numva ziri gutanga uhamya ngo shanga ibikire n'ingegera ye ngabakire baramujye mubona ngo babakire cyangwa twemera afite amafaranga ngo ni imbobo mbi n'ingegera mbi uyu nguyu ibyo ari kutuganizaho cyangwa mujye mureba nk'aba boss bakunda gukoresha abantu cyane we gutatinze kugera mu kazi iki niki bari abantu ntago baba bishyurira ku gihe niyo nakwishyura guhereza mu bice cyangwa aba bantu bajye barihisha abantu cyane ati kutanyishyura barambura bari abantu mujye mubitondera munyomoze muri comment nimba atari ko bimeze uyaravuga ati mama ubu rero ibogare ryawe riragiye undagiye batwereka kuri sasa kwa muze atifu ariko ubwo ati ibi ni gute ariko ubu mwakomeje kuba indangare guke ni gute mwakomeje gutuma iki cyane kifata guke n'ababwenga babana sasa na muze atifu nawe ntabwo asengewe ariko ugati nababwenga ababana mubarira nabi niyo mpamvu mujye mubona bigize ibirara ni gute iki kigori mutigeze mumenya ko cyavuye mu ishuri nuko mutamukurikirana uyu muze sasa areba ahantu ibintu biri gupfa ngibi nari narabibabwiye ngo nababwiye ko mugomba agahita avuga nk'inama yakagombye gutanga aftermath mbundi ni nka nyuma y'ibibazo runaka nyine ibyo byose biba bifatanye iryo jambo rifatanye ni nka nyuma y'ibiza runaka cyangwa nyuma y'ingaruka runaka ati rero mwakagombye umwana kuzajya mukurikirana mukabaza kwa directeur ngameze ate umuze ko kare mukuru umuryango nyine avuga ibintu byakagombye kuba bigaragara nkabamuhanza Maji de Black avuga we nta kintu gishya nyine mwumvana ngo wari uzi ko igiti kigorwa kikiri gito kandi uwo mugani nta muntu utawuzi n'umuhisi n'umugenzi nagazi gwanga ibintu bishya niyo mpamvu mu barapere ntamwemera wiravuga ati umva aba bana mwabareze nabi mugomba kumuzana kiga hano muri iki gihugu akiga muri nyanyasi ahaka tugite muri nyanyasi aho tuzajye turamukurikira tukazajye turamukontorora cyane ibyo byaba ari byo byiza by'abarakarusha uyaravuga ati ariko wa mugani ati wa mugani ndagira ngo hagira umugore mwita Francine ndagira Francine ni wa mukobwa wazigiye sheke yakuno ndagira ngo uriya muhungu wawe Ozani umwemereye ige muri nyanyasi burabwiwe nafite bw'ubu diaspora abutina ibaza ariko kuva kuba uri muri diaspora bagahita kuzana tayari ukiga muri nyanyasi icyo gihe kana nikibaho nuko yaravuga ati byaba ari byo byiza mukazajya mukontorora Francine ati ati byaba ari byiza ko mukontorora nkuko nawe nyine nkuko nanazi yize muri nyanyasi nyine aya mashuri nyine yinhasanzwe hiriya twebwe na imyanyasi nazavuyeho nuko ahita akomeza avuga ati nibyo byiza wako wa mukontorora ariko ati nibwo wamukontorora akagira ikinyabupfura noneho uyu mama wa nazi yumva bari kumucyurira kuko yakuze nyine akontorora nazi none nazi nta kinyabupfura niyo kubwira se none wawe wafite ikinyabupfura ko wamukontororera uvuga ati mutangiye guterana amagambo kandi mwabagore ni wa muzehe uyu muzehe nta gashya ajyahanga ameze nk'amaji kamaji ni umushiti wanjye ndanamusuhuje mukurikirane na YouTube channel yiwe muri ibiganiro bye akora ibiganiro byiza ku biganiro ni byiza ariko rap no nuko yaravuga ati none se nureka nkubaze ubundi uriya mwana uragira ngo ngere kumusubiza yiri hanze agomba kwigina uyu nayo itamubwira ati mva nkubwire rero ati nimba ushaka ko ibi bigenda neza urakora ibyo nkubwiye aravuga ati urukumva ibyo urukunsa bingi n'abantu bihuriye iwacu banyica sasa uyu muhungu Ozani naza mubye ati tegure gukora ubukwe felicitation yumirwe byari byo none ngibyo bari kumusaba ngi wabo bamwica ni biki bari kumusaba aravuga ati uragira ngo ngewe ngo by'iwanyu ngo bwo mwari rugo baba bavuze ngo murasangira ngo nanjye mpagere kuhagera nagere ko ibyo urukunsa nago byakunda kumbe nazi yari kubwira uyu musore ati weho nitugera weho mvukura ibintu biraza kugenda tayari ubundi bamaze no kugerayo uyu yahageze ati nicyo wampamagariye urumva ko bagezeyo ati uko biraza kugenda weho ubwo baraza kuba bari kuvuga ngo rwose ngo muri couple nziza uraza guhita ubwo ati ngiye kibazo nubwo Angela bagiye kumurongora nanjye Angela naramukundaga kugira mbega ubukwe bwa buzima kavuyo n'akaduruvaye noneho mu gihe birimo akavuyo bahita profitira Angela
mu kavuyo bamubwira ati buri hano urabona ko uriya muhungu kadashitse nyine bajya barakaza uriya muhungu kuko wabonye ari igifure nyine bakamurakaza kugira ngo leta bati mbega umuhungu w'ibandi aba rero nibyo bashaka bari kugira ngo biriya bintu babicanye ati urumva byagenda gute ibaze na mama na papa ko nagerageje kumucikisha n'ubu baracyabinyurira umunsi ku munsi baracyabinyurira aravuga ati urutekereza ko mama atanyica papa noneho ahita arwara umutima bite n'ukuntu muzi aravuga ati none se ntabwo ushaka ko tuba inshuti ntiwibuka amafaranga nakoherezaga wagiye muri za betting ukabanga akadege kande 50 sinita nkukubita 500 sinagukubiraga izo ncuri 10 zose none ubu ngubu ni wowe utangiye kunyihinduka ati nimba udashaka ko ubushuti bwanjye nawe burangiriye ahangaha ati oya ariko nawe ibingi biri kunsaba ni nko kunsaba ubuzima bwanjye uragira ngo papa muntu nayishwe n'umutima se ati ngi biragoye ati ugomba kubigerageza ntago bigoye cyane ubwo bigerageza ngo nukwemera guke gusa ko kundangira kushaka ko mubana mugakorana ubukora bwo ati oya ati kandi warugiye kumutorokesha none se nimwari ati oya bana kujya kuryamana n'umukobwa cyangwa gukundana n'umukobwa no guhitamo ko umukobwa muryamana cyangwa se mukundana yakwera umugore ibyo ni ibintu bitandukanye abakobwa mwumva aka kantu hari igihe kuriya mujyemo nawe kwa Gasana bari kubakotoza hari igihe umukobwa uba umufite kuriya ukabona nta bwenge wambwira ati harantu ngiye kugura ikibanza ngo sheri ngo urabona ngize inzara zanjye umuhungu ahita abona uri ikigoryi kigende akakubwira ibintu by'ejo hazaza akabona wapi uri mu mandazi uri mwiza ariko nta bwenge ahita bata okay uyu no kurya gusa n'ibintu byari kuvuga ati uriya mukobwa byari biraho gusa kandi koko yajyaga abwira mate ati karakana nzakareke nge niyo yari gahunda yo kwirira umwana ntabwo afite gahunda yo gushira mu mago ibyo ni ibintu bitandukanye yarangije aravuga ati okay none uragira ngo bigende bite nimujya mu nawo kirekaze mu Rwanda barabirwa bavuga ngo Miss runaka yaguze imodoka ko mutajya mubona ngo bamushize mu mago baranabo murabyumva ni fa and forget aravuga ati okay ibyo ngibyo nutaza kubikora uguraza noneho kubura kugaragaza umubano mubi mfitanye nawe ugomba kubikora nzikura bikora ozani uraza kubikora uburi ku meza nukuvuga ko mukunda gusa aravuga ati wari ukumva ari kuvuga ko mukunda gucyo gusa ukabona byoroshye aravuga ati higo nyine nutse ko mukunda gushaka ko mukora ubukwe tugina tugahita dusubirana aravuga ati oya man ibi bintu biragoranye cyane wishaka kumvanga aravuga ati ugerageze uko bwabaga ukuriye bwabaga uze kugira icyo ukora aravuga ati ngiye butse none gute ndemera kumvuge ngo ndashaka ko no gushingirwana nawe ibaze bibaye ngombwa ko bati mu mushakane nkabana n'ikigore ntakunda ibi bintu nago nabyihangana nago nashaka umuntu nakunda ibi ngibi ni nkukunse ubuzima bwanjye washyano nago uri kubyumva ntago ibi ngibi bishaka ati umva ugomba kubikora ntago ndi kugusaba n'itegeko kuko nawe warampemukiye ibi turatwishyuranye kandi kuva mu bwana bwacu uwahemukira gundi yishyuraga igiciro bahita twereka uyu nguyu agerageje kuba yasohoka rwa ati papa ibaze ko no gusohoka hano bitemewe ati ukubera iki bundi bitemewe ati warugiye se kandi ukuzi gahunda dufitiye ijoro ati nago nabyumva ati papa wibaze ariko none nago nemere no gusohoka ndi umukobwa ukuze nemerewe gusohoka ati papa ibindi byose nabyangane ariko ibintu byo kwa ngo ndikira mu rugo ntegereze tsangire narira abandi ryo kumanda kadiri nago nabyemera aravuga ati mugomba kubikora ibi byose kuko ni inyungu z'umuryango aravuga ati ariko papa ibi byose kuri kwikora nukugera nuguhima uriya muhungu nuguhima umwuzukuru wawe gusa aravuga ati uriya mwuzukuru wawe meti naramureze nk'uko bishoboka uyu muvi yarahaguruka ngo aramureze ahita yicara kirimwa biranyicara yita kirimwabo nagerageje kuko rero bwabaga kugira ngo mfashe umuryango kuko mama we yararwaye mama meti ararwaye nanjye ngerageza kuba nagira ute ngerageza kuba nanjye namurira mfata inshingano mbu umubyeyi nta mwana nirabyara cyangwa se mbu umubyeyi mburagiye ibyo byose byambaye ndabyanganira ati none se kugira ngo ubundi wakoze ikira ubundi ntabwo twagushira muri management yo gukontra amasitasiyo y'ama essence uyu mugabo ni umukire afite amasitasiyo y'ama essence ama engine yiriya muri kira gihugu cyabo ibiki byose ariko ati naguhaye gukontoreza business byarakunaniye mu gihe umwana kadira ashoboye tukaba tubona yazahura ubukungu bw'umuryango cyangwa se ari ukuntu ashobora gusapotinga umuryango ntabwo twamwigera inshuti tukara ko aricyo twamukuraho aravuga ati papa uravuze ngo ntacyo nakoze umuze ati none se wakoze iki aravuga ati papa kandi uyu mwana naramureze naramwirereye neza aravuga ati umurera wowe hari ikintu wigira gukora uyu mwana waramureze se uramukona atirirwa mu bagore yirirwa mu bagore yabaye imbwa aravuga ati papa ibyo byose uri gukora kugira ngo uhane meti noneho ngo kugira ibintu byo kurirwa mu bagore cyangwa se mu manza kandi koko meti yirirwa mu manza z'abagore yirirwa ngo hena nazi ngo bagiye kureba ibiki ubona ko yabaye imbwa nagakira umugabo wa muhungu nyine ugomba kuba uri capable for controlling y'umutungo we nuza wa family uyu meti nawe tagira avuga ati umva Bergine ubwo ni anti wiwe ati anti ibyo byihorere ati uri kisogokura ibyo shaka bireka turaza gusangira na Kadiri ndabyemeye ati papa nimba ari sogokura nimba ari byo ushaka nta kibazo twe turaza gusangira na Kadiri ari kubita subira mu cyumba aravuga ati okay sawa ati okay sawa ari kuvuga sawa ukiranga aba bararebana
none sasa uyaravuga ati ibi byose ndi kwikora ndi kugira ngo kino cyana nkigisha isomo yirirwa mu ntambara z'abagore yirirwa ngo jye kureba anjira ngo bajye kureba ngo nazi yarakaye ibi bintu umwana agomba kubivamo akamenya ko ari umuzungura uhita azabwira Virginia atari kundi birane bikira ati tuza bira byose barajya kujya birasubira muri control ati papa wawe impamvu ibi biri kwikora nanjye nago mbizi papa we yarengereye kwemera gukira kirara kigasangira natwe aravuga ati mwihorere kazasangire natwe ibyo nta kibazo aravuga ati okay basi nta kibazo sanga bari kuyambira nawe ari guhumurizanya ubwo ni papa ni mama wiwe aravuga ati ariko ko urunyambirira umwana wa mugore we uyu mwana wanjye kari uwanjye wajya undekera umwana yanga abantu ngo wowe shaka kumutwara umwana ati mama nta kibazo ati nose ko mbone kukuyambirijwe ati kana kuyamye ku mwana wanjye ati jyana uwo mwana wawe nyine mujyane nuko yasigara byibaza aravuga ati ibingibi ntabwo bisanzwe yibuka bari kumucyurira wa mugore cyajya mujyana ahandi muri kwibuka igihe mama wa nazi yumvishe Virginia nazi ari kumwita ngo yego mama akamujyana mu gikona akamucyurira akabwira ati wowe ntacyo ushoboye usibye kwitira abana b'abandi uyaravuga ati niyo mpamvu weho akazi kari nko kureba abana b'abandi cyangwa se kubitirira kuko weho ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba wazana umwana ku isi cyangwa se wakwibyarira uwawe uyabyumvishe nuko sogokuru yahoraga amucyurira amubwira ati ibi byose kijyana mutangiye kukigira imbwa none akibuka amagambo menshi cyane uyahita avana telefone ngo ahamagare batwereka kuri telefone umuntu yahise ashaka gukompoza cyangwa se umuntu ahamagare yari atifu ninde ni sogokuru wa nazi abatari kumva iyo mpamvu agiye guhamagara atifu mbibutse atifu impamvu afitanye akabazo na sogokuru wa meti barabazebemo bafitanye ikibazo nuko atifu yakunze Virginia anti wa meti noneho biza kurangira sogokuru ameta ambwira ati ntabwo nagushingira umukobwa wanjye weho uri umusaza ikindi cya kabiri kigaragaza ko nta mugushingira nuko wowe uri umudivorce ubwo atifu nukuvuga bo muri muzehe yatandukanye nandi na wa wundi bamushingiye ku gato baratandukanye aravuga ati ntabwo nagushingira umukobwa wanjye none uyu mukobwa we hakuna ari kurira ari kwiyibukira atifu niwe yari kugerageza guhamagara avana telefone ngo amamagare abona wapi bahita tugara kunino hari abanje guca muri za Simba ariko man is company banamamariza they would give a damn come on nuko aravuga ati reka baduhereze udusambusa udukino dukera ngo ati utungutu turya aravuga ati oya ibyo bintu nago njye mbirya ati basi yemera baguhereze nuza ka pizza cyangwa dufate hambaga waririra mu modoka aravuga ati oya ibyo ngibyo nago bindi matari kugira kantu ufata abantu ati nanjye ibingibi nagaruko wenda naye mbishaka atari kunyene ndi kugira ngo nitugera hariya hari ikintu natwe dufite nimba twe ntacyo turarya reka basi tugira ibyo tubagurira tugende twabipfunyitse batabona ko tugiye imboko urumva abandi bashitsi irata niyo nsuye wizanira amazi mano nuko ku ruhande batwereka uyu mugabo ari hakuri no bari ku meza uyu niwe atifu ukunda nde wakundanaga na Virginia bagiye no kubana wamuze harabyanga zigi aravuga ati sinagushingira umukobwa wanjye uri umudivorce abakomeza kuba ati none se amaherezo biragenda bite ati amakuru numvishe niyo cyangwa nagariyo ngo Kadiri ngarajya kurira mwaru rugo Kadiri arajya mwaru rugo ngo kandi Kadiri ngo yabaye ngo umufatanya bikorwa ngo nuramuzehe zigi ntago nabyemera we yaraje akazana abantu baturindira umutekano ngo nago twemerewe ngo kujye tukishakiye ngo nabantu bari kuturinda umutekano ngo bari kuturinda ngo ba Kadiri kandi Kadiri agiye gusangira no muzehe bagiye no gukorana uyu muzehe arabyumva ati koko se bagiye no gukorana ibi nago yarabizi kandi we bamuzana ingabo kumurinda ngo nitegeko yaravuga ati yego rwose amakuru ndi kukubwira niyo kandi niko bimeze yarambwiye ati okay none turaza kubigenza gute aravuga ati nyine urabona no gusohoka hano ni ikibazo atari ko ibingibi nago bikwiye muzakira ahangaha yumva telefone gusona mu mufuka agize gutya batwereka kumbe ari Virginia uri kumuhamagara Virginia niwe kumuhamagara umukobwa agerageza guhengereza abona umusaza yahishe uyu ni umukobwa yari we mama wa nazi uyu musaza kuko niwe sogokuru wa nazi umuzehe ajya ku ruhande avuga ati mukomeze muryoherwe ariko ayo makuru barayumvishe ko Kadiri yagiye gusangira na bariya aravuga ati Virginia mbwira ratanyira mwiza wanjye duramaze gukecura dore iminkanyari yamaze kuza abatazi Serena bakora bita Bride Flower iri mu ba DJ muyirebe uyu mukecuru akinyemo yitwa Ziyada narayibasobanurira mu ba DJ muri bwa buryo bw'agasobane gasanzwe akataraka ngaka arambwira ati yewe ntago wabyumva ngo watumeze utese ati ntago meze neza ibintu biri kwanga nawuza amaganya y'abagore ataha wahora niki buri mugore buri yatavuze yatari kuzana amaganya ngibyara nabi cyangwa se uburyo yabyaye nabi asana amaganya yuko arindushye n'uyu n'abakobwa ngaha ngo naragowe mujye mubumva turatudufi ndatunga ariko naragowe
nuko yaravuga ati ntago nabyumva muri urugo, ntago meze neza, ntago nisanzuye. Uyu muzehe atifu aravuga ati nabyumvishe ko mu rugo mushobora kuba mutisanzuye. Ati kubera iki se kandi ubundi mutisanzuye? Aravuga ati papa hari abarinzi yazanye bari kwanga ko dusohoka. Ati ibyo ngibyo babimbwiye rwose, babimbwiye. Ati none n'ikindi uramurara Kadiri ngagiye kwemera ngo ngagiye kuza gusangira. Aravuga ati Kadiri agiye kuza ngaho. Ati Kadiri agiye kuza ngaho. Ati uyu muzehe yarazanye abantu bo kurinda umutekano. Ati ahubwo ngiye kuza ngaho, ni gute ubundi bakwangira kusohoka? Uyu muzehe nimba ari umuntu yiyumvamo asigaye yumvamo Berijini, ibaze muzehe nahura nako kadukomeza. Aravuga ati nanjye nabuze uko nabigenza, ateko ntago ari ngombwa ko waza. Muzehe aravuga ati oya, ibi ngibi bikaba ari agasuzuguro, ndaje nkureba aka kanya. Ati none se ugiye guhita uza aka kanya? Hari ukuntu nyine umukobwa kubwira amagambo nguya ngo wiza ngo ubwo se ugiye guhita uza nyine ubundi ukumva ari nko kwensista ati gira vuba ariko ubundi ugeze nanjye ntarabimenya rero iby'abakobwa, nzaba mbatera iyo story nyuma kuko turi gusana film. Uyu nguyu ahita avuga ati okay, noneho nimba uko bimeze, nimba ari terabwoba papa we yashizeho, ndaje nkwirebere. Uyu muzehe atifu agiye kujya kureba sheri we, agiye kujya kureba we yihebeye. Bahita twereka hakuno ku ruhande, uyu nguyu yari kuza aravuga ati okay, none se gahunda ni iyi. Aba nabo bahagije bari muri iyi nzu, abaraza baravuga ati okay, murakaza neza muze dusangire. Ati kabisa murakaza neza. Aba barahageze ne itabo n'umuhungu ati mwana wanjye. Ati yego rwose mami. Abandi nubwo bari kuzana ibyo kurya ku meza, ariko arabashitsi bategereje bagomba guhita bahagera. Kuri ruhande uyu nguyu bakiraha baravuga ati natwe turahageze. Ati ni bande? Kumbe ba Angela nabo ako kanya bahise batezamo. Aba baravuga ati okay, nta kibazo. Ati murakaza neza. Ba Angela batejemo, sina Angela gusa hari uvuye kubafungurira. Wa undi hagira umukobwa yitwa nde wundi wazigi nago mwibuka. Impamba barayizana bagira ibiki n'ibiki byato nato, nuko bazitwereka ku ruhande nanone Angela afatanya akaboko n'uyu nguyu. Dore ukuntu bafatanya akaboko, kuko na Nazi na Meti nabo bafatanya akaboko. Muri koreba nabara bahita babahima bafatana akaboko. Nuko muzera bwa ati muze twegera meza, muze twegera meza. Uyatangira gutanga keya umugore wa mukuru intebe nyine byabindi bisanzwe twadukyaresi n'abandi miryango bahita komeza gutezamo. Muzeba gutwereka ari kugenda ko batugiye ataraho ngiye wo nago bikureba. Yibaza umuntu umuhamagaye muzehe, uyu ni kari kwaza ati papa ninde umuhamagaye kurya hisa tuma ahita ashaka guhita agenda igitaraganya. Byose nibyo ari gutekereza ati ibi byaba ari biki. Bahita twereka ku meza aba bari kurya bari gusangira. Niho ruzinge mujye mwitonda murebe. Nuko bahita bakomeza baravuga ati mwakoze kuza turabashimiye. Uyu aravuga ati nguhereze uyakanga. Nyine ajyanga ko uyu muhungu amuhereza utuntu twakeye, nuko nyine ataramwiyumvamo ako kantu nimugatindeho. Nuko uyu nguyu akariba Angela sura akariba Nazi akamubwira ati wakiguriye kudakora umuti ngo uhita uvuga ko ukunde nuza. Ati umuti ugomba kuwukora. Gusa Berijini akabona hano ku meza na mama w'uyu bakabona hano harimo akantu. Nuko uyu nguyu ahita atangira guhagata Kadiri. Avuga ati Kadiri felicitation wana ndumva ngo mufite ubukwe ejo bundi vuba felicitation. Kadiri avuga ati yiye ubukwe bwacu bugiye kuba vuba. Ati tubwo natwe tuzabwitabira. Nuko uyu nguyu ahita avuga ati none icyabasetsa nuko Kadiri ibintu bya business azi kubikontorora. Uyu mugore ko bari kuvuga aka kantu ngo Kadiri azi kontorora ibya business, ni nko gushaka mbega nko kumubwira ati weho byarakunaniye bari kugusimbuza Kadiri. Kwa kundi uyu mugore ajya bikora ari nko gusembura umuryango kugira ngo batongane. Nyina rukuntu najya asembura Nazi cyangwa agasembura mukecuru mama wa Meti. None isengera avuga ati atari kubundi byihorera. Ati ibi biryo ati Kadiri yahise abaza ati none se ikindi nababwira ibi biryo ko biryoshye cyane nk'abandi kona nta bakozi mwebwe mufite kandi muri abakire. Nuko yaravuga ati twe niko dusanzwe tubayeho, niko dusanzwe tumeze nyine. Uyu yongera avuga ati kandi ikindi twakubwira gutya twagumye ku muco gakondo, twe twitekera ibyo kurya si ngombwa abakozi. Kumbe nuko muze yirukanye wa mukozi kuko mama wa Metero yamukubise. Atangera avuga ati icyo nagira ngo nkubwire nanone ibi biryo uri kureba turi guteka buri wese agira icyo akora mu rugo, cyangwa se iyo nahatetse hari igihe mba ndakoropa ndagira ibiki. Atibaze ko namuzehe igihe kigera akadutekera, azi guteka imvange iryoshye. Bya biryo bose bari kwanga kurya. Uyu aravuga ati ibyo ngibyo biranshimishije kuba muri umuryango ukimeze gutya wihagazeho mukamugifite indangagaciro mukaba mutarabatesi nyine. Uyu aravuga ati yego rwose. Ati ibyo uko nguko niko twifata muri uyu muryango, nuko benshi mukozi barabyirukanye bakomeza gufera. Muze ariko yongera makanata ariko uwakwitisha ubukwe bwawe na Angela ubundi ugahita buba vuba ubundi tukikomereza business zacu. Uyu aravuga ati nabwo icyo gitekerezo nago cyaba ari kibi. Ati ni gute sije ubwo bukwe natwe turabushigikiye nyine. Uyu aravuga turabyumva gutati nanjye ndumva ari nta kibazo pe.
ngo bukwe ntacyo bwabumbwiye. Uyu nguyu Angela bamubwira ati Angela byumva gute? Aravuga ati bizaterwa nyine n'uko Imana iri kubigena. Aravuga ati ngiye mu gihe mfite kibasumba wanjye uyu ni meti ahita akora kuri naze ati nanjye mfite kibasumba cyanjye ubukwe twarabwihutishije namwe mubwihutishije twabashigikira. Uyu arabireba ariko ntihagira ibintu by'inuza. Uyu yarangiza agahita asinyara Ozana ati Ozana none se Ozana bimeze bite? Uyu mujya ari kuvuga ngo Ozana bimeze bite? Ozana ntamwumve ntamwiteho. Nuko yaravuga ati twebwe cyane ko twiteguye ko Angela ko yazaza agakora hano muri uru rugo ati mu bigo bukwe nta mpamvu tutabushigikira. Nuko aba bose barabyumva. Uyu bakamusinyara ati Ozana akagira ni nk'ibindi bintu bari kumubwira. Uyu aravuga ati ariko Angela naza gukora muri uru rugo bisabwa ko Angela agomba kuzamenya ko ari umugore, ntabwo Angela agomba kuzajya yitwara nka kwa kundi ari umukozi wo mu rugo bisanzwe. Oya ati nkuko muze wabimbwiye ko Angela ko kuba ari ukora muri rugo ntabwo ari ukuvuga ngo ni umuyaya cyangwa se ni kajyasi cyantegera mbimari, ahubwo ni ukubera umubano afitanye na Angela nako na nazi niyo mpamvu ari guteka. Ati rero mugomba nakora muri rugo muri kenda azagera ataha kandi agomba kugira amasaha azira ku kazi n'amasaha agomba gusubira mu rugo, hanyuma ya byose kuko azaba ari umugore wanjye agomba gufata inshingano. Muze arabyumva ati ako kantu ukumbwira kuko n'iki gitekerezo nicyo. Ati ibyo byose nibimara kuba ibyo byose tuzabyemera. Uyakibuka ibintu bamubwiye ngo aze guhita yica biriya bintu byo kuvuga ngo iby'ubukwe cyangwa se ko bakundana ahita avuga ko bakundana ko bamujyanishe. Baramubwira ati umva bimeze bite? Ahita amuhereza umunyu aravuga ati n'uwo munyu wari ukunsaba. Bari kukibwira ngo bimeze bite kuticiye gahunda ngo wice ubukwe bw'abandi sinzi nimbaraza kubwiki. Aravuga ati ariko kubyumva gute? Bari kurenzaho. Aravuga ati nanjye ndi kumva uwo mwanzuro ari mwiza, ntabwo azajya akora amasaha yose kuko yaba ari umugore mu rugo, kuko wamugane agomba kumenya amasaha agomba kuzajya akora n'atagomba gukora. Meta ari kubivuga ariko atishimye cyane, Meta ari kubivuga ari kurenzaho. None bahita twereka ko nino uyu ari kuvuga ati none se wamugane ubukwe bwanyu. Uyu bakamubwira ati Ozana bimeze bite? Ati ni urusenda wambwiraga mu kanya kimaze kumumunyu kandi ikigori bari kugisinyara ati ya gahunda kutayikora kigahita cyo kimuhereza urusenda cyangwa se umunyu. Nimba Ozana kandi aramutse ati njyewe umukobwa ndamukunda niyo mpamvu twe tunaturukanye n'ibiki ubukwe bwahita bupfa. Ariko dore hakuna ikintu bari kugukorera. Nuko uyu nguye tuvuga ati iki kigo ry'uburinda kigenza gute? Ubu bukwe bugomba gupfa uko bigenda ko ariko kose. Ese ubukwe koko bagiye guhita babwica? Bari ku meza kandi uriya mwana yiyemeje aravuga ati kugira ngo muzenemere gukorana nawe biraza guterwa n'uko umuryango wiwe baraza kumfata iri joro cyangwa se nitwa turi gusangira. Reka turebe ibindi bizakurikira mu gice ngiye kuzana mu kanya gato. Ntabwo ndongera gutinda. I'm sorry. Bye.